hari bashinjaga hose, aho nanyuze hose bashinjaga, aho natuye Gikondo bakanshinja, Igitarama aho nanyuze ndi mu wa mbere bakatiwe urwo gupfa mu badamu. Imyaka 31 irashize igihugu cy'u Rwanda gihuye n'isanganya. Iryo sanganya ntarindi Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ubu akaba ari ubwicanyi bwakorewe ubwoko bw'Abatutsi. Akaba ari Abanyarwanda bari bariswe ubwoko bw'Abatutsi batandukanyijwe ku bandi Banyarwanda. Ibi by'amoko byaje mu gihe cy'abakoloni. Icyo gihe batangiye kubaberamo urwango, aho bavuga ko Abatutsi atari abantu beza, batangira kubangisha Abahutu. Ibi byaje kugeza ku makimbirane bya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwoko bw'abitwaga Abatutsi bwibasiwe n'andi moko yari asigaye. Gusa ntabwo ari buri wese mu bwoko bw'abari basigaye wakoze Jenoside, ahubwo Jenoside yakozwe n'intagondwa zo muri ayo moko yari asigaye. Ngo twavuga intagondwa z'Abahutu, twavuga Interahamwe n'indi mitwe yari itandukanye yagiye ijandika mu bwicanyi bwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi ngibi byagejeje u Rwanda ku mahano ya bya Jenoside yakorewe Abatutsi, aho yahitanye abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100. Iyi Jenoside yabaye amahanga arebera ndetse n'imiryango mpuzamahanga yose, nta na kimwe kigeze kigira uruhare mu guhagarika Jenoside. Iyi Jenoside yaje guhagarikwa n'ingabo za RPF Inkotanyi zari iyobowe n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Iyi Jenoside yagize ubukana bukomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Ibintu byarasenyutse, abantu barapfuye, ndetse kugera no kuri uyu munsi igihugu kiracyahangana n'amateka ya Jenoside. Harimo abantu bakirwara ihungabana, hari imanza zitararangira, hari imibiri itaraboneka, ndetse n'ubukungu bw'igihugu ntabwo baragera ku murongo wifuzwa. Hari byinshi byagiye byangizwa na Jenoside. Gusa igihugu kirimo kiragenda cyiyubaka. Muri urugendo rwo kwiyubaka ni naho haza iki kiganiro, niho hashingiye iki kiganiro. Iki kiganiro kigaruka ku gihano cy'urupfu. Iki ni igihano cyakatiwe abantu benshi bagiye bagira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi hagiyeho igihe cyo guca imanza, cyo gutanga ubutabera, aho hashyizwe inkiko gacaca n'izindi nkiko zagiye zishyirwaho mu gufasha kuburanisha abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo ni byinshi cyane. Imanza zaraciwe, zimwe zirarangira, izindi ntizarangira. Bamwe barafashwe, abandi ntibafatwa. Hari abahungiye hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Hari abari muri Congo nk'umutwe wa FDLR, abagiye hirya no hino mu Bubiligi, ahandi n'abandi bagenda bafatwa umunsi ku munsi. Abafashwe bashyikirijwe ubutabera, harimo abakatiwe, harimo abireze bakemera icyaha bagataha, harimo n'abanze kwemera icyaha ariko ibimenyetso bikabahama bagashinjwa n'ubu bakaba bagikatiye. Hari abagiye bakatirwa n'ibyaha barangiza igihano cyabo bakababarirwa bagataha. Hari abagiye basaba imbabazi bagezemo hagati nabo bakababarirwa bagataha. Ibi ngibi abenshi ntibabivugagaho rumwe, bavugaga ko uwakoze icyaha cyo kwica nawe yagakwiye kwicwa cyangwa se ubuzima bwe bwose ukabubana muri gereza. Ariko ubwo umukuru w'igihugu bamubazaga kuri iyi ngingo, yavuze ko iyo umunyabyaha ahawe igihe cyo kwitekerezaho ashobora guhinduka, kandi ko u Rwanda bitewe n'ibintu u Rwanda rwanyuzemo, gufata abantu miliyoni ukabatakaza mu gihe cy'iminsi 100 byigizwe n'uruhare n'abandi bantu barenze miliyoni, ntabwo byaba ari icyemezo cyiza gufata abantu barenze miliyoni nabo ngo ubice ubaziza ko bishe abandi miliyoni. Ahubwo ni uburyo bwo kwiyunga no kubaka igihugu, kuko nabo iyo ngo baza guhitamo igihano cyo kwica abishe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, igihugu n'ubundi ngo cyari gusubira inyuma kurenza uko bagishakaga. Ibi rero nibyo byatumye bakora igihano cy'urupfu. Igihano cy'urupfu cyari cyarakatiwe abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda, harimo abakoze Jenoside ndetse n'abandi bagiye bakora ibyaha bikomeye. Iki cyaha cyo gihano gikomeye cyahabwaga umuntu mu Rwanda bitewe n'amakosa yakoze cyangwa se n'icyaha yakoze. Gusa kuri uyu munsi igihano cy'urupfu cyakuweho mu Rwanda. Igihano cy'urupfu cyakuwe mu mwaka wa 2007 biciye mu itegeko rikuraho burundu igihano cy'urupfu mu mategeko y'u Rwanda. Impamvu nyamukuru zatumye iki gihano kivaho, impamvu ya mbere, kubaha uburenganzira bwa muntu. Igihano cy'urupfu benshi bagifataga nk'iyonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu, aho bavuga ko umunyabyaha uko yaba ameze kose nta gihano cyo kuvutsa umuntu ubuzima kibaho, kuko ashobora kwisubiraho akajyanwa nk'abandi banyabyaha bajya ariko ntiyicwe. Ingingo ya kabiri yatumye igihano cy'urupfu gikurwaho mu Rwanda: kunga ubumwe no gukira ibikomere by'amateka.
nk'uko twabibonye u Rwanda rwanyuze mu bihe bikomeye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane habaye jenoside yakorewe abatutsi. Iyi rero akaba ari impamvu ikomeye cyane yatumye iki gihano cy'urupfu kivaho, kuko nk'uko twabonye ko jenoside yahitanye abantu barenga miliyoni mu minsi 100, ndetse n'abagizemo uruhare nabo habarwaga abantu bagera muri miliyoni bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, yaba abishe, abasahuye, abafashe ku ngufu, abatanze amakuru y'aho bicwa bari ndetse n'abandi batandukanye. Ibi ngibi rero bivuga ko abantu bari gukatirwa igihano cy'urupfu barengaga miliyoni nabo. Ibi ngibi bikaba byari gutuma u Rwanda rusubira inyuma, ndetse abantu bakagira n'inzika, amakimbirane agakomeza kubaho. Ibi ngibi rero biri mu mpamvu yatumye igihano cy'urupfu gikurwaho, kugira ngo abanyarwanda biyunge ndetse n'abandi babashe gukira ibikomere by'amateka. Kuko twagiye tubona abagiye bajya mu rugendo rw'isanamitima, aho wishe yazaga agahumuriza abo yiciye, bakiyunga, bakagaburana inka, bagashyingirana. Ibi ngibi rero nabyo biri mu byatumye igihano cy'urupfu gikurwaho mu Rwanda. Indi mpamvu ya gatatu, kubahiriza amasezerano mpuzamahanga. Hari amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwagiye rusinya yubahiriza uburenganzira bwa muntu, agena gukora igihano cy'urupfu ku kiremwamuntu. Ibi ngibi byagiye bituma igihugu cy'u Rwanda gishyira mu bihamwe aya masezerano, maze bagakora igihano cy'urupfu. Indi mpamvu yagiye ituma havaho igihano cy'urupfu mu Rwanda, harimo kwerekana ko igihugu cyahisemo ubutabera budaheza kandi bushingiye ku ndangagaciro z'ubumuntu. Ibi ngibi bikaba byaravuze ko igihano cy'urupfu kigomba kuvaho kugira ngo umuntu ajye ahabwa amahirwe yo kwitekerezaho ndetse n'igihe cyo kongera kubaho, kuko twagiye tubona. Ibi rero ni bimwe mu byagiye bituma bamwe mu bakatiwe jenoside yakorewe abatutsi kuba barakuriweho igihano cy'urupfu babasha kwitekerezaho nabo bakabona barahemutse. Ibi ngibi byagiye bigira uruhare mu kunga Abanyarwanda. Bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi batari bazi amakuru y'aho bene wabo bashyinguwe ndetse n'aho imibiri yabo yajugunywe, ariko ku ruhare rw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abagizemo uruhare, ibi byagiye bikemuka, ubumwe n'ubwiyunge buragaruka. Bamwe mu bakoze jenoside bagiye batanga amakuru y'abajugunye imirambo, bakagenda batanga amakuru y'ubwicanyi bwagiye bukorwa mu duce runaka, bityo imiryango imwe n'imwe ikagenda ibona bamwe mu bazize jenoside yakorewe abatutsi, bakagenda babona imibiri yabo igashyingurwa mu cyubahiro, ndetse n'abandi bagiye batatana bakabasha guhuzwa, ndetse n'abandi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakagenda batangwa, bafatwa, ndetse hakagenda hagira n'abandi bagira uruhare mu kubaka igihugu cy'u Rwanda, bagenda batanga ubuhamya ku rubyiruko bubashishikariza kwirinda amacakubiri n'urwango, bakavuga ko bakerekana neza ukuntu igihugu cyagiye kigushwa mu mitego iturutse ku bazungu ndetse n'abakoloni. Ibi ngibi bikaba bigenda bifasha igihugu mu iterambere ndetse no kubaka ubumwe n'ubwiyunge. Igihano cy'urupfu rero cyari cyagiye gikatirwa abantu benshi, harimo abagore ndetse n'abagabo. Twatangiranye n'ubuhamya bw'umugore wakatiwe igihano cy'urupfu. Uyu mugore hamwe n'abandi bakatiwe igihano cy'urupfu nyuma yo gukurirwaho igihano cy'urupfu, bagiye bagaragaza ko basubije mu buzima, kuko nabo bari babayeho nk'ibyihebe bategereje isaha yo gupfa. Ati ibaze nawe kubaho nk'umuntu utegereje isaha yo gupfa, uvuga ati ni ryari nzagira ngo banyice. Ibyo ngibyo byaraduhangayikishaga, bigatuma n'ubundi twiyumva nk'inyamaswa, ariko ngo igihugu cyacu cyaduhaye umutekano, kiduha imbabazi, ndetse natwe tubasha kwisubiraho. Ubwo ni bumwe mu buhamya bugenda butangwa n'abari barakatiwe igihano cy'urupfu. Undi muntu twavuga wakatiwe igihano cy'urupfu harimo n'uwitwa Rwahama. Rwahama nawe yakatiwe igihano cy'urupfu ageze aza kumva ko igihano cy'urupfu cyakuweho, bityo byaje kumuviramo gukizwa ari muri gereza, aho ajya agenda agira uruhare mu gutanga ubuhamya hirya no hino mu magereza ndetse no mu bindi biganiro bitandukanye mu bitangazamakuru, aho bagenda bavuga imbaraga ziri mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, ko ari ryo shingiro ry'iterambere ry'igihugu cyacu. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro. YouTube channel yacu yitwa Munayi TV. Ngira ngo usabe ukore subscribe kuri YouTube channel yacu kugira tujye tubana mu biganiro bitandukanye by'ubusesenguzi, ubucukumbuzi ndetse n'andi makuru agiye abagezweho. Iyi yari inkuru yagarukaga ku gihano cy'urupfu cyakatiwe abantu benshi mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'abandi bagiye bagira uruhare mu makosa ndetse no mu byaha bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa baje kubabarirwa, abenshi muri bo bagiye bakatirwa igihano cya burundu, ndetse igihano cya burundu iyo ugihawe nyuma y'imyaka 20 ugikoze, cyangwa se umaze imyaka 20 muri gereza, bitewe n'imyitwarire yawe ushobora gusaba imbabazi Perezida wa Repubulika, bityo ukabasha kuba warekurwa. Ariko bitavuze ko buri wese usabye imbabazi azihabwa. Ibi ngibi rero nimwe bishyira u Rwanda mu gihugu cya mbere, mu bihugu bya mbere byimakaza ubumwe n'ubwiyunge ndetse na demokarasi n'ubutabera ku baturage bose, ndetse no kwisubiraho k'umunyacyaha bikaba byamuviramo guhinduka akagirira akamaro igihugu. Iyi ngiyi ni politiki ya FPR Inkotanyi yaje gukundwa n'Abanyarwanda cyane, ndetse n'abanze y'u Rwanda baza kubyigiraho, aho bahuruje amahanga mu kureba u Rwanda
mu nzira byanyuzemo ndetse n'icyo cyabafashe kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bigaruke mu Rwanda. Iyi ni intambwe nziza u Rwanda rwateye dushimirwa n'amahanga. Reka dukomeze dutere imbere, tugire amahoro n'Imana, dukomeza no kwihanganisha abanyarwanda bose muri rusange muri iki gihe turimo cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Twibuke twiyubaka, ibe intero yacu banyarwanda twese.